Mu gihugu cy'Ubuhinde umuforomokazi yatawe muri yombi azira ko yateye umugore wahoze ari umukunzi w'amaraso yanduye virusi itera SIDA. Nguhaye ikaze muri inkuru ku buryo burambuye. Kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse nibagirwe gutanga igitekerezo, cyifuzo cyangwa igitekerezo aho hasi muri comment. Nguhaye ikaze. Mu buzima bw'abantu urukundo ni kimwe mu bintu byubaka cyane, ariko nanone ni kimwe mu bishobora gusenya bikabije cyane iyo ruvuyemo inzika ndetse n'ishyari. Hari abemera ko urukundo rushobora kurangira bagahitamo gukomeza ubuzima bwabo, ariko ku rundi ruhande hari n'abandi kuri bo urukundo rutarangira mu mutima, rukavamo umujinya ushobora kubyara amahano ndetse n'ibindi byago. Iyi ni imwe mu nkuru zibabaje zerekana uko gutsindwa mu rukundo bishobora gutuma umuntu atakaza umuntu bwe agahinduka nk'inyamaswa. Iyi nkuru yabereye mu gihugu cy'Ubuhinde muri leta ya Andhra Pradesh, aho umugore wakoraga umwuga wo kwita ku buzima bw'abandi cyangwa kuramira amagara y'abandi ukora akazi k'ubuganga yahindutse intandaro y'akaga gakomeye ku buzima bw'undi mugore w'inzirakarengane, none agiye kwisanga muri gereza aho ashobora kuzaba ubuzima bwe bwose. Ni umugore wari umuforomokazi ukorera mu bitaro bya leta mu karere ka Kunor. Nk'abandi baforomo bose ni akazi ko kuramira amagara y'abantu baba baje babagana. Icyakora uyu aho gukoresha ubumenyi bwe mu gufasha ndetse no kuramira amagara y'abandi, yaje kubukoresha mu kwihorera, none nawe byamuviriyemo ibyago. Uyu mugore yari yarigeze gukundana n'umugabo, bakundana igihe, ariko umubano wabo uza kurangira. Nyuma y'uko batandukanye, uwo mugabo yaje gushyingiranwa n'undi mugore. Ni ibintu byababaje cyane uyu mugore wahoze ari umukunzi we. Aho kwemera ko urukundo rushobora kurangira, umutima we watangiye kuzamukamo ishyari ryinshi n'inzika. Ibyo rero byaje gutuma atangira gutekereza uburyo yazihorera kandi atitaye ku ngaruka zishobora kuzakurikiraho. Mu mutima w'uyu mugore yifuje kugira nabi uwo mugore washakanye n'uwo yakundaga. Yaramurebaga akabona ko ariyo ntandaro y'ibikomere byose afite, akamufata nk'uwamuteje ibyago byose, nk'uwatumye umugabo wamuta ndetse n'ibindi byose bishoboka. Ikibabaje cyane rero ni uko yifashishije umwanya ndetse n'icyizere afitiwe nk'umukozi w'ubuvuzi cyangwa se mu kazi ke kwa muganga, agahitamo gufata inzira mbi. Polisi yo mu gihugu cy'Ubuhinde yaje kwemeza iby'aya makuru, ivuga ko abifashijwemo n'undi muforomo bakoranaga, ngo uyu mugore w'ishyari ryinshi yaje gukusanya amaraso yari yuzuye virusi itera SIDA ku barwayi bari baje kwivuriza muri ibyo bitaro bya leta. Ibyo rero ngo ni ibintu bakoze mu ibanga rikomeye cyane, ku buryo babikoze abandi bakorana ntibamenye ibyo ari byo ndetse nta n'uwakekaga ibyo abo bombi bari bari gukora. Nyuma y'uko bakusanije ayo maraso yuzuye virusi itera SIDA bakuye mu barwayi baganaga ibyo bitaro byabo, barayabitse neza ahabugenewe, bategereza umwanya rero bazabona kugira ngo bihorere, aho rero bari barateganije ko uko byagenda kose bazashyira mu bikorwa umugambi mubisha. Byaje kugera mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2026, hari ku itariki ya 9 Mutarama, wa mugore w'ishyari yaje kubona amahirwe yakwita kadasanzwe, aho rero umugore ubana n'uwahoze ari umugabo we yaje kumwegera amugana mu bitaro akoramo. Mu buryo rero ako kanya butaje kumenyekana, ngo yaje gutera uwo mugore amaraso yanduye virusi itera SIDA, igikorwa cyakozwe mu ibanga rikomeye abifashijwemo na wa mugenzi we, ku buryo n'uwahohotewe atahise amenya icyamubayeho, ahubwo yakomeje arivuza arangije arataha nkaho nta cyabaye. Nyuma y'igihe gitoya rero ikibazo cyaje kumenyekana, bituma umugabo w'uwo mugore wahohotewe atanga ikirego kuri polisi. Iperereza ryahise ritangira ako kanya. Aho ngaho rero inzego z'umutekano zatangiye gukusanya amakuru ajyanye n'iki gikorwa kidasanzwe kandi kinateye ubwoba, dore ko byari byatangiye kunugwanugwa no mu baturage hirya no hino, amakuru yatangiye guhwihwiswa ndetse no ku mbuga nkoranyambaga byatangiye kuhagera. Nyuma rero polisi yemeje ko uyu mugore uregwa yakoresheje amaraso yanduye ku bushake, kandi ko ngo byari igikorwa yateguye neza mbere y'igihe akagipanga neza. Ibyo rero ngo atari impanuka cyangwa se amakosa mu kazi yaba yaramugwiririye nk'uko bamwe babikekaga cyangwa yashoboraga no kubyitwaza. Nyuma yo gukurikirana amakuru no gukusanya ibimenyetso, polisi yo mu gihugu cy'Ubuhinde muri iyo ntara yaje kumuhiga ndetse bamuta muri yombi. Bamuteye muri yombi rero bigenze bite? Icyo gihe ngo yari ari kuri moto ubwo yari avuye mu kazi atashyiwe mu rugo, bamuta muri yombi baramucakira. Nyuma yo kumucakira bahise bamuta muri yombi, atangira kubazwa ibibazo bitandukanye kuri ibyo akurikiranyweho ndetse yashinjwaga. Polisi yatangaje ko n'uyu munsi iperereza rigikomeje, icyo bagamije ngo ni ukumenya neza intego nyakuri uwo mugore yari afite, ubwoko bwa virusi bateye uriya mugore, ndetse no kureba niba hari abandi bantu baba baragize uruhare muri icyo cyaha, cyane cyane ko uwo muforomo wavuzwe ko yamufashije gukusanya amaraso nawe bishoboka ko yaba yarifashishije abandi. Ni igikorwa cyagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umugore wahohotewe, haba ku mubiri ndetse no mu mutima.
mutima, mu marangamutima muri rusange. Virusi itera SIDA ubusanzwe ni indwara ikomeye ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu. Nubwo iterambere ry'ubuvuzi ku isi hirya no hino, cyane nko mu gihugu cy'Ubuhinde, byazanye imiti ishobora gutuma abayifite babaho igihe kirekire, kuba wayanduye byo ubwabyo bigusigira ibibazo, dore ko ugomba kwivuza ubuzima bwawe bwose, bikakugiraho ingaruka mu mibereho yawe ya buri munsi, imibanire n'abandi ndetse n'icyerekezo cy'ejo hazaza kigahinduka burundu. Ni inkuru rero yateje impaka mu gihugu cy'Ubuhinde kuva yamenyekana kugeza n'uyu munsi, uretse no mu Buhinde n'ahandi hirya no hino mu bindi bihugu bitandukanye bikomeje kuvugwaho ibintu bitandukanye. Abantu benshi n'uyu munsi baribaza uko umuntu wagombaga kurengera ubuzima akaramira amagara y'umurwayi ashobora kuba intandaro yo kwangiza ubuzima bwe bwose burundu, amwanduje indwara nka SIDA. Ababisesengura ariko bakavuga ko ibingibi ngo biterwa ahanini n'ishyari rikabije, ihungabana ryo mu mutwe ndetse no kubura ubushobozi bwo kwiyakira iyo urukundo rwawe rwarangiye. Hari n'abavuga ko kwihorera bikwiriye, cyane ku muntu uba warababajwe mu mutima. Icyakora ngo ntibyari bikwiye ko yihorera kuri uwo mugore, ahubwo ngo ari kwihorera kuri uwo mugabo, umugore w'inzirakarengane agasigara amahoro. Si ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye ku isi dutuyeho. Mu bihugu bitandukanye hagiye hagaragara inkuru z'abantu bakoresheje indwara zandura nk'uburyo bwo kwihorera mu rukundo. Aho hose rero ingaruka n'ubundi ziba ari zimwe, kubera ko usanga ubuzima bw'uwakorewe icyaha bwangiritse, imiryango igahungabana, umuryango mugari ukabura amahoro muri rusange. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byashyizeho n'amategeko ahana bikomeye cyane umuntu wese ugerageza kwanduza undi ku bushake indwara yandura, bikaba akarusho iyo bigeze ku ndwara zidakira. Mu mwaka w'2018 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamenyekanye inkuru y'umugabo wakurikiranywe n'inkiko nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwanduza ku bushake abakunzi be virusi itera SIDA. Icyo gihe iperereza ryagaragaje ko yari azi neza ko yanduye virusi itera SIDA, ariko akabihisha abo yagiranaga umubano nabo, akabashora mu rukundo ntababwiza ukuri. Ibyo rero byaje gutahurwa nyuma y'uko bamwe mu bagore bari bafitanye umubano nawe batangiye kurwara, bakisuzumisha bakabona baranduye. Urukiko rwaje gufata uyu mugabo nk'uwakoze icyaha gikomeye cyo gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga ku bushake, rumuhamya igihano kirekire cy'igifungo ari muri gereza. Iyi nkuru kandi yaje guteza impaka zikomeye muri Amerika, aho abantu benshi bibajije uko urukundo rushobora guhinduka intwaro yo kugenda wica abantu buhoro buhoro. No ku mugabane wa Afurika kandi, by'umwihariko muri Afurika y'Epfo, hagiye humvikana inkuru ziteye ubwoba z'abantu bakoresheje ibikoresho byanduye amaraso mu rwego rwo kwihorera mu rukundo. Hari aho abagore cyangwa abagabo nyuma yo gutandukana n'abakunzi babo bagerageje kubatera inshinge, ibyuma bikomeretsa cyangwa ibindi bikoresho byanduye amaraso bagamije kubanduza indwara zidakira. Afurika y'Epfo ni igihugu kimaze igihe gihanganye cyane n'ikibazo cya virusi itera SIDA. Yafashe ibikorwa nk'ibi nk'ibyaha bikomeye cyane, kubera ko bidahungabanya umuntu umwe gusa, ahubwo bishyira mu kaga ubuzima bw'umuryango mugari. Abasesenguzi baho muri Afurika y'Epfo bagaragaje ko ahanini ibi bikorwa biterwa n'ishyari rikabije, kubura kwiyakira ndetse n'imyumvire yo kumva ko niba ntakugize nawe ntugire amahoro. Ntabwo ari ku mugabane wa Afurika gusa, ku mugabane w'i Burayi ho amategeko amaze igihe afata iki kibazo mu buryo bukomeye cyane. Mu bihugu byinshi by'i Burayi, umuntu ugerageza kwanduza undi ndwara yandura ku bushake afatwa nk'uwakoze icyaha kiremereye, kabone n'iyo uwahohotewe yaba atarwaye byeruye. Amategeko ahana igikorwa ubwacyo, kubera ko gifatwa nk'ikigamije kwica cyangwa kwangiza ubuzima bw'undi. Hari imanza zagiye zimenyekana aho abantu bakatiwe imyaka myinshi y'igifungo bazira guhisha ko banduye cyangwa kugerageza kwanduza abo bakundanye. Ibi byafashwe nk'isomo rikomeye rigaragaza ko uburenganzira bwo gukunda butagomba na rimwe guhinduka uburenganzira bwo gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Iyo ugereranije izi nkuru zose n'ibyabereye mu gihugu cy'Ubuhinde, usanga byose ntawe bitaniye. Iyo ishyari n'urwango byafashe umwanya mu mutima w'umuntu, ashobora kwibagirwa ubumuntu bwe neza agahinduka inyamaswa, agakora ibitabaho, amahano, ndetse bikamugiraho ingaruka z'igihe kirekire adasize n'uwo yabikoreye. Aha buri wese akwiriye gukuramo isomo rikomeye, kubera ko urukundo rushobora kurangira, ariko iyo hajemo kwihorera nta mahoro bitanga. Ishyari ribi rishobora gutuma umuntu yibagirwa uwo ari we ndetse agakora ikibi cyane. Ni mu gihe nyamara ubumenyi, ubuhanga n'impano dufite byakoreshwa mu bikorwa byiza, bigasigasira ubusugire bw'abandi aho kubusenya. Ngayo nguko ibyo mu Buhinde nibyo. Reka nsoreza aha, ariko ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, like, share, ndetse utanga igitekerezo, cyifuzo n'inyunganizi muri comment.